Nagiye muri AS Kigali ariko nyuma y'amezi abiri nagize imvune ikomeye ya tibia yankize kure y'umupira w'amaguru. Nagerageje gukora ibishoboka byose ariko byaranze kugeza ubu. Nishimira ko nambaye umwenda w'ikipe y'igihugu, nkashimira abo twabanye mu muryango mugari wa Ruhago. Ibi biri mu ibaruwa ya Kimenyi Yves yashyize ku mugaragaro avuga ko asezeye ku mupira w'amaguru. Ariko urumva nari mvuye mu cyiciro nakita ko ari icyo kwishakisha, noneho ngeze mu cyiciro cy'abagabo ko iyi experience yo nari mfite y'uburyo ama equipe kuri ayitoza APR yitoza uburyo abayeho byose ntabwo nari mbifite. Urumva n'ubundi buzima nari ngiye gutangira muri 2017 kuko bari nabwo basavye bari bavuye muri Rayon Sport. Ara nari maze kusa nkaho ngeramo inda experience ntoye, ariko muri APR mu myaka 5 namazemo nakinye ku mwaka wa nyuma wa gatatu, mazemo imyaka 3 nibwo wa nyuma ubanziriza uwa kane nibwo natangiye gukina. So ubwo byari gutegereza igihe gihagije cyo kugira ngo wenda bavuge ko ari product bategereje mu myaka iri imbere. Umukino wanjye wa mbere nakinye wari APR na Visio, yari match ya Kombe cy'amahoro, ariko yari retour kuko match yareba twari twayitsinze 3 ahari ku busa. Match ya kabiri rero nanjye barakongeze muri sarambwira ati nawe ubona amahirwe byibuza champion tazarangira tutabonye karite yabo. Iyo ngiyo ni nayo match navuga yanafunguriye inzira zo kuba nakina, kuko muri Sabo yabonye uburyo ndi gukina biramutungura cyane. Kuko ndibuka ko icyo gihe natangiye gukina ari Emery na Steve. Emery yari mu gardia ya Steve wa kabiri ngo wa gatatu. Rero kocha Mulisa yarabirebye abona ntago yibaza uburyo nshobora kuba na managing match kuricyo, nubwo yitwa ko ari ntoya ariko byajyanye yewe n'ibyo yashakaga. Match yindi ariko mbere yaho hari match twigeze gukina mbere hakiri barubona gukina na Mukura ku Mumena, Mukurira dutsinda. Ndumva ari match ya mbere nakinya kiri bakodo hazamo ibintu byinshi nabatsindishije. Rero ndabyibuka ko Mukuru ushaka ko dutsinze 2 nimba atari 3. Yari match indemere kuko niyo ndumva ni match ya mbere nakinye muri APR, yari match ya champion ya Mukura na APR turanatsindwa. Nyuma ya barubona nongeye gukina rero kuri iyo match ya Jimmy muri Sage. Kuri wa gatanu tariki 20 Gashyantare 2026 nibwo Kimenyi Yves abinyujije kuri konti ya Instagram yatangaje ko asezeye kuri Ruhago. Yavuze ko urugendo rwe rwa Ruhago rwatangiye kera kiri muto, ayobowe n'ishyaka n'inzozi z'urukundo rwa Ruhago. Kimenyi Yves yavuze ko urugendo rwo gukina umupira w'amaguru nk'abigize umwuga yabitangiye muri 2012, akaba ari urugendo rutamugize umukinnyi gusa ahubwo rwanamugeze n'umuntu. Yatangiye urugendo rwe mu Isonga, ariko mbere yaho gato yaravuye mu ikipe yitwa Imena, aho mu Isonga yamazeyo imyaka 2. Nyuma yerekeje mu ikipe ya APR FC, imwe mu makipe akomeye mu Rwanda no mu karere, aho yamaze imyaka 5 y'intsinzi n'ibihe byiza atazibagirwa. Kimenyi Yves ngo hari umukino wamubabaje kuba yatangira gukina, ariko kandi ngo nawe kwirukanwa muri APR FC ngo nawe yabyiyumvagamo. Hari ukuntu ukora uri muri match ukumva nyine uri hejuru cyane, kumva ntago ugomba gutwara, ukumva icyo gikombe niba gitwara ni wowe bari bubikeshe. Twatsinzwe ku munota wa nyuma, igitego umugisha wa nyuma kabisa, kuko nta nubwo bemeye ko dushyira muri centre. Kandi rero nakinnye match nziza, nakuyemo imipira ya Sarpongo ya Caleb, numva kuko nicyo gihe numvaga tutari bujye no mu mapenalty kuko twari tugira amanota ko baraga ibintu by'amahoro. Ndavuga byibuza APR gutwara igikombe bavuga ko ari wabikoze. Uriya munsi rero buriya nuko nkunda kwivuga bakavuga ngo made gutera story, ariko biriya bintu ngiye byari bindimo, nta makuru nari mbifiteho. Urabona ko muri APR amakuru yaho ntago uyamenya yabaye ko mu gitondo mbere yuko dusezererwa mu gitondo twakoze imyitozo nta kibazo kabisa, n'abakinnyi bose bahari, ba Imrani, ba Hervé, twese ba Migi, kapiteni Migi. Ariko turi muri bisi nakomeza gutera blague ndi kubabwira ati murare muturishije icyamahoro, kuko njye narakinaga nabivugaga nko guseza abantu badakina. Ndikuvuga muturishije icyamahoro, muturishije champion, turaje tubirukane. Gutyo turi muri bisi tugishoronge. Ariko uwo munsi ndanabibuka ko twakoze imyitozo myiza iryoshye kabisa, abantu bose ubona bafite ambiance. Twavuye mu myitozo, ubundi ntabwo bikunze kubaho ko twavaga muri entraînement Shyorongi bakahita tubwira ngo duhitire Kimihurura direct, abandi basanga ari abazanye amamodoka bagatunga. Ariko twagereze muri bisi bahita tubwira ko hari inama itureba direct Kimihurura, tuza Kimihurura tubonana n'abayobozi
rero mu gusoma buriya iriya lisite bayisoma njye nari nzi ko bari abasomyi ari abasigara umuntu wa mbere wasomwe ni kapiteni Migi Fande yaravuze ati ntago wakirukana ingabo udahereye kuziyoboye urumva bahereye kutuyoboye bakomeza gutyo ba Micheli ba Ngabo ba Iranzi bahereye ku mazina ya Manikuru ba Herve bageze nko kwa 15 nanjye niyumvamo ndavuga ati ubwo niyumvishe mabona abasigara rero hari hasigayemo abantu batageze muri 6 nibwo nahise numva Fanda avuze ati abo ngabo twavuze bitareze saa 7 mwaza gufata resulta zanyu ndavuga kabaye muri 19 yasinye mu ikipe ya Rayon Sport akenera amezi 6 mbere kwerekeza mu ikipe ya Kiyovu Sport aho avuga ko yagira ibihe byiza cyane ndetse akagaragaza urwego rwo hejuru rwe rw'imikinire nyuma yaje kwerekeza mu ikipe ya Kigali ariko ntago yahiriwe kuko nyuma y'amezi 2 gusa yagize imvune ikomeye yavuze ko iyi mvune yamukuye mu kibuga kuva uwo munsi kugeza n'ubu ngubu yasize ku mupira w'amaguru nubwo yakoze ibishoboka byose ngo asubire mu kibuga amasaha akurikiyeho hano hari ahantu nari ndi mu babari cyane kuko amakaruma yose banteye ntago nabyumvaga ko nta kintu na kimwe mbese navuga ngo banteye ngo kimfashe narariwe cyane kugeza nahise banjyana ku bitaro by'i Musanze ku bitaro bikuru hanyuma bankorera kugarura kuko igufa ryari ryatandukanye bavugaga ko niriza gutinda biri buze kugorana gukora operation so baragenda banteye ikinya cy'umubiri wose kugira mbashe gusiza babashe kurikurura ryongere rirebane kujya bizaborohera Musanze bankorera ubutabazi bw'ibanze bwo kongera ku igufa kumera nkaho bari ryacitse yego kuko ni tibia na peroné arakandi kagufa kaba ku ruhande ko kaba koroshye urakabona hari kara kagufa kaba koroshye cyane ko niyo kagufa urumva rero bankoreye fixation kugira ngo yongere amagufa kiracyandimo zakigumana paka nyine Imenyi Yves yasize ku mupira w'amaguru nyuma y'imyaka 2 adakina kwera imvune ikomeye yagize mu kwezi kwa 10 kwa 2023 ku mukino AS Kigali yari yakinimo ikipe ya Musanze Football Club icyo gihe yagonganye na rutahiza w'umunyanigeria Peter Agbrevoro wakinaga ikipe ya Musanze Imenyi Yves imyaka 34 yavuze ko agiye gutangiza umushinga yise Beyond the 19 uzafasha abakinnyi